Muraho, menya N1 Total Station SAP, igikoresho kigezweho kigufasha gupima ubutaka vuba kandi neza mu buryo bwizewe cyane. Iyi N1 ntabwo ari Total Station isanzwe, ifite inshi ya 5.5, ikindi ifite touch screen imeze nka smartphone, iguha uburyo bworoshye bwo gukora akazi kawe utiriwe ukuraho amaso kuri telescope, bityo ugakora neza kandi wizeye ibisubizo byawe. Ikoresha nanone Dual Laser EDM ikomeye, igapima intera igera ku 5,000 mu masegonda make cyane, igatuma ubona ibisubizo byihuse ndetse na accuracy iri ku rwego rwo hejuru. Mu kohereza no guhuza amakuru, N1 iroroshye cyane, ushobora gukoresha USB, Bluetooth, Wi-Fi cyangwa se simukadi, byose ibikora neza bigatuma ubona amakuru yawe ku gihe. Ikoresha software nka SAFSTAR ikomeye igufasha gukora ibikorwa byose by'ingenzi bya surveying nka stakeout, traverse, cogo n'ibindi byose mu buryo bworoshye kandi biciye ku karita. SAF N1 ni umufatanyabikorwa w'akazi kawe ka surveying, iguha umuvuduko, accuracy n'umusaruro mwinshi kurusha mbere. Twandikira umunsi kugira ngo ubone amakuru arambuye kuri iki gikoresho kigezweho kandi cyagufasha mu kazi kawe. Muri DC Survey tunatanga serivisi zitandukanye zirimo kugurisha ibikoresho bya surveying, calibration na maintenance ku bikoresho by'ubupimyi, kandi dukorera mu Rwanda hose. Twandikire cyangwa se uduhamagare kuri 0788 34 55 85 cyangwa se udusange imbere y'akarere ka Kicukiro. Nimutugane tubafashe.